Nshuti mukunda kandi mugakurikira Mizipa Oreri TV aho muri hose ku isi, muri Australia, muri Amerika, muri Aziya, muri Canada, muri Afurika, muri Oceani, mbega aho muri hose ku isi, hano mu bihugu by'abaturanyi ahangaha mu Rwanda, ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Reka nizere ko mumeze neza, uyu munsi wabereye mwiza. Baje kwihanganisha abarwayi n'abandi bagize ibibazo bitandukanye, hari abarwaje, hari abahombye, hari abo bitagenze neza. Muri ubu buzima ni uko nguko bimeze, niko tubibayemo, turavuka, tukarwara, tukaruha, tukaruhuka, tugapfa, abandi bakaza. Ubuzima ni uko nguko bumeze, ntabwo twabwinubira. Ariko rero uyu munsi wo bitagendekeye neza, ndamukomeje niyihangane, nakomere, ntatakaze ibyiringiro kubera yuko kubaho biracyashoboka. Ikindi ibi tugomba kubibamo gutyo kubera yuko ubuzima ntabwo ari ubwacu, ntabwo ari twebwe twabutangije. Buri muntu wese abwisangamo, rimwe na rimwe akamenya impamvu aburimo, ubundi ntamenye n'impamvu ibyo ahura nabyo. Hari igihe biba ari ibyo kumwigisha, hari igihe biba ari ibyo kumukomeza, hari igihe biba nyine ni ingorane zo mu buzima. Ariko ubuzima bugizwe n'ibyo twakwita ibitworoheye cyangwa se ibituryoheye cyangwa se ibyo twita ibyiza, n'ibyo twakwita ibibi. Gusa ibyo byose biri relative, icyo umwe yita kibi si icyo undi yita kibi, uwo umwe icyo yita cyiza ntabwo ari cyo yita cyiza. Ariko uko bimeze kose ubuzima ni uko nguko bumeze. Rero nimukomere, navuga ngo nimukomere, ubundi dutwaze kubera yuko iyi si twayijemo kugira ngo dushake ibisubizo. Ibibazo byo ni uruhuri. Ikiganiro rero muri isaha y'agaciro nk'uko bisanzwe nitekereza umenye kuri Mizipa Oreri TV. Mumaze kubimenyera, ibyo tuganira byinshi ahangaha bisaba ko turi buze gutekereza, ibyo twumvise, ibyinjiye mu matwi yacu uyu munsi. Hari igihe biba biremereye, hari n'igihe wenda rimwe na rimwe uba udashoboye kubyumva no kubyakira kubera yuko wenda ubwonko bwawe utabutoje gutekereza ibintu biremereye, ugafata ibintu biri hafi aho, noneho haza ibintu biremereye ugasanga bisa nkaho bikugoye kubyumva. Rero ahangaha tuzajya tugerageza dutekereze, dukoresha ubwonko bwacu kugira ngo ibintu by'urujijo, kuba mu bintu by'urujijo, burakekeranya, byibura buri muntu wese agira uruhare rwo kurenga aho hantu. Twabonye yuko Imana ifite ubushobozi bwo kuvugana na buri muntu wese mu rurimi rwose, mu buryo bwose. Nta muntu n'umwe heza, nta muntu n'umwe itavugisha, kuko twese yaduhaye amatwi abiri, iduha amaso abiri, yaduhaye ingingo zingana. Icyo dutandukaniyeho gusa ni igihe buri muntu wese yakangukiye cyangwa se yagiriye icyo amenya, cyangwa se yatangiye kwinjira mu gushaka ibintu birenze ibyo arimo kubona aho ngaho, kugira ngo abashe kubaho ubuzima butarimo urujijo. Rero ntaje kubatindira, nagira ngo uyu munsi tuganire ku kindi kintu cyitwa ubuhungiro. None ariko nimvuga ubuhungiro, ndavuga ubuhungiro tubamo, ubuhungiro buba mu muntu. Iyo mvuze ubuhungiro, turabizi neza yuko muri iyi si hajya habamo ibintu bigiye bitandukanye. Hari ibiza nk'iruka ry'ibirunga, imisozi yatengutse, inkangu nyine turazizi ukuntu ziba zimeze. Ibiza bigatuma abantu bava ahantu bari bakerekeza ahandi kugira ngo babashe kuba bari safe, cyangwa se babashe kuba batekanye, mu gihe hagishakwa igisubizo cyangwa se uko barwanya icyo kiza, abantu bakongera bagasubira mu buzima busanzwe nk'uko bari bameze. Rero hari n'igihe hajya habaho intambara, ibyo murabizi, intambara hirya no hino. Nko mu minsi ishize twari dufite intambara muri Israel, twumvaga intambara muri za Eritrea, twumvaga intambara muri Central Africa, muri Afurika yo hagati, hano mu burasirazuba bwa Congo. Intambara imaze iminsi, hari n'ubu ngubu biracyari mu biganiro, ntabwo irarangira. Hari n'impuha z'intambara, hari za tsunami tujya twumva hirya no hino mu migabane yindi yo hirya. Ibyo byose rero abantu batarimo kurwana
abantu batarimo kurwana cyangwa se badafite ubushobozi bwo guhangana n'ibyo ngibyo kugira ngo babashe kubaho, ababasha kuzamuka imisozi cyangwa se bakajya ahandi hantu hatekanye kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze. Aho hantu bagiye rero, haba ku musozi cyangwa se haba no mu mujyi, hakunda kwitwa ngo ni mu nkambi cyangwa se umudugudu w'ubuhungiro. Ngira ngo ibyo ngibyo murabizi, abantu bakuru murabizi, iyo umuntu avuze guhunga, iyo umuntu avuze inkambi, iyo umuntu avuze ubuhungiro, ngira ngo dushobora kuba twabyumva. Rero wenda n'abakiri batoya batazi iby'inkambi, batazi iby'ubuhungiro ukuntu bigenda, ariko ngira ngo urumva iyo hantu havutse ikibazo ugomba kugira hirya gatoya kikabanza kigakemuka, ubundi ukagaruka mu buzima busanzwe. Rero no muri ubu buzima tujya duhura n'ingorane zitandukanye, by'umwihariko mu marangamutima yacu, mu bwonko bwacu hajya habamo intambara rimwe na rimwe zigatuma duhindura imyitwarire, duhindura uburyo bwo kubaho. Ariko ibyo byose kugira ngo tubashe kubicamo, kugira ngo tubashe kubona amahoro, bigasaba ko duhunga ikibazo, cyangwa se ikibazo tukakirwanya turi iruhande, tutagihagazemo, ku buryo ari ibintu bishobora kuba byamenywa natwe ubwacu, ariko wenda no ku ruhande abantu bakabasha kubona hari impinduka, ariko ntibamenye ngo impinduka yabiteye ni iyihe. Rero ngira ngo ngerageje gusobanura mu ncamake icyo nakita ubuhungiro, cyangwa se inkambi z'ubuhungiro, cyangwa se umusozi w'ubuhungiro, ahantu umuntu ashobora kuba yabonera amahoro, ahantu ashobora kuba yabonera ituza. Ndagira ngo noneho twinjire mu isomo nyirizina twebwe ritureba, dusobanukirwe neza impamvu twebwe tugira inkambi muri twebwe, cyangwa se ubuhungiro muri twebwe. Ibi ngibi mbivuga ngira ngo watangiye kwibaza impamvu ibintu n'abandimo kubivuga. Ndashaka kuvuga ku bantu bakunda guceceka, ku bantu usanga batavuga amagambo menshi, badakunda kuba mu magurupe y'abantu benshi, aho ugasanga ni abantu bakunda kuba bonyine, ugasanga ni abantu bakunda gukora ibintu bya bonyine, mbega ukabona ni abantu basa n'abitandukanije n'abandi. Ubicunze neza ushobora kugira ngo ni abantu baba mu isi ya bonyine, badashaka kubana n'abandi. Mujya mubabona? Yego. Rero bariya bantu ubundi ni abantu bafite imbaraga nyinshi mu mitima yabo, abantu bafite ubushobozi bwo gucecekesha iminwa yabo, cyangwa se amajwi yabo ntasohoke, bakavuga igihe runaka bibaye ngombwa, cyangwa se babonye umuntu runaka bashobora kuba bavugana, ntabwo wapfa gusohora ijambo ryabo gutyo gusa. Ubundi uwo ni umwihariko ugizwe n'abantu b'abanyabwenge cyane, abantu b'abahanga cyane, bagira ubushobozi bwo guceceka, bakareba ibintu byinshi bakabisesengura, bakumva ibintu byinshi bakabisesengura, noneho bajya kuvuga bakavuga amagambo abaze, ariko ashobora kugira impinduka mu buzima bw'abantu bayumvisha. Rero bene abo bantu akenshi iyo barimo kubivuga bakunda kubita ngo ni abafilozofe. Abafilozofe ni ukuvuga ngo nyine ni abantu batekereza cyane, abantu batekereza ibirenze ibyaho bari, kandi bagakunda kwibaza ngo kubera iki ibi bintu biba, kubera iki ibi bintu biba, bakunda kubyibaza cyane. Rero ahari nawe ushobora kuba uri muri abo bantu bakunda guceceka, bakunda gukora ibintu bya bonyine, bakunda kuba bari ahantu ha bonyine, ndetse bakumva batekanye igihe bari bonyine. Baba bari mu magurupe y'abantu benshi, wenda bari mu isoko, bari mu rusengero, bari mu nama, bari ahantu bahuye n'abantu benshi, bo ubwabo ugasanga ntabwo batekanye. Abo bantu rero mu buryo busanzwe bashobora kuba ariko baremye, bakaba baremye mu buryo bashobora kuba bavuga amagambo make. Nabivuze ko ari abanyabwenge bwinshi cyane, nibo bakunda kuba bacecetse, batekereza ibintu byagutse, akenshi nibo bavumbura, nibo usanga, reka mbivuge gutyo, reka nkoreshe ngo ni abanyabwenge, biraza kumvikana, cyangwa se abantu bafite impano, cyangwa se imihamagaro, niba mbivuze neza, biremereye bitabasha kumvwa n'umuntu uri mu kivunge, bisaba kugira ngo ube uri ahantu ha wenyine kugira ngo ibyo bintu ubashe kubyumva. Rero bene aba bantu hari igihe biba ariko baremye, cyangwa se bakaba ari igikomere bagize kigatuma baceceka, bagatakariza icyizere buri muntu wese, bagasigara ari bo ubwabo biyizereramo, bakumva ko
ibintu bitabakundiye nta wundi wabishoboye, kandi bakumva ko icyo batikoreye nta wundi bakwiye gutera impuhwe kugira ngo abashe kukibakorera, bityo bakagira ubushobozi rero muri bo bwo kwirwanaho no kwikemurira ibibazo. Abantu batabyumva rero bavuga ngo abo bantu bariyemera, bica ku bantu, ntibashoboka, bakabashakira amazina ariko agendanye n'uburyo batabasha kubasobanukirwa, kuko baba batabashije kubasobanukirwa. Rero iyo atari imiterere yabo karemano, iyo atari ko baremwe, bikaba ari igikomere, hari inzira nyinshi bishobora kuba byaraciyemo kugira ngo aba bantu babe barakomeretse iki gikomere. Bishobora guterwa n'ubuzima wenda ababyeyi babo banyuzemo igihe bari babatwite, bishobora guterwa n'igihe bavutsemo, niba hari mu gihe cy'intambara abantu bahunga, abantu bagavugana ihungabana bakomora mu gihe bavukiyemo, cyangwa se inzira igihe bari mu nda babatwite ababyeyi babo banyuzemo. Hari n'igihe rero iyo bamaze kuvuka batabwa. Urabona hari nk'ukuntu umwana avuka bagahita bamushyira muri beriso agatandukana na nyina, bakajya bahura agiye kumwonsa gusa, ariko icyo gihe ntiyumve umwuka wa nyina, ntiyumve igituza cya nyina, akamuta mbega muri beriso. Ibyo ngibyo murabizi, akagira uburiri bwe bwihariye akiri n'agahinja. Icyo gihe rero yumva loneliness, yumva gutabwa, agira ikibazo cyo gutabwa, ikibazo cyo kurekwa, ikibazo cyo kwangwa, amagambo ameze nka gutyo, rejection, gutabwa, kwangwa, guhemukirwa, gutenguhwa, ibintu bimeze gutyo. Bene iki gikomere rero cyo kwangwa cyangwa se kurekwa kiraryana ndetse gitinda no gukira. Ngira ngo abo byabayeho bashobora kuba babyumva neza, iki gikomere gitinda gukira, ariko kandi birashoboka ko cyakira nyiracyo ugifite abigizemo uruhare, cyane ko ari imbaraga nyine agomba gukoresha kugira ngo aho hantu harenge, cyangwa se agize amahirwe akabona abandi bantu bamwemera, bamwakira, bakamwubaha, bakamuha agaciro. Icyo gihe bimufasha noneho kwiyakira no kwiyumva, byibura akagira abantu bakeya babasha kugendana. Rero narimaze kuvuga yuko n'igihe akuze ashobora kwangwa, ashobora gutabwa, ayaba akivuka, cyangwa se uko agenda akura. Ubushize nibwo nabivugaga, ibikomere ababyeyi batera abana, ugasanga umwana bamujyanye nko muri boarding school iyo, cyangwa se ugasanga arererwa kwa nyirakuru, hari amahirwe yuko hari arererwa kwa ba nyirasenge iyo ngiyo, ariko ntahure n'ababyeyi 100%. Mu marangamutima yagahora yumva adafite ababyeyi, atitaweho. Bene abo rero bakunda gukura bigunze, no muri sosiyete ubona badafite, ubona isosiyete batazirimo. Rero abo bantu bakunda guceceka, bashobora guceceka ku mpamvu ebyiri, ko ariko baremye, ari uko nguko bateye, cyangwa se kuba ari igikomere ubwabo bagendana. Bene uko guceceka rero iyo kwabayeho, akenshi guceceka biba ari nk'intwaro yo kubarinda bakoresha kugira ngo batongera gukomereka. Hari abantu baba baratanze ibitekerezo bigapfobya, bikangwa. Hari abantu baba barabeshyewe kubera abo bizeye bakababeshyera. Hari abantu baba baragerageje kugira ibyo bakora bikagawa. Hari abantu baba baragerageje kwisanisha n'isi barimo kugira ngo barebe ko bagenda nk'uko n'abandi bagenda, ugasanga ntabwo bikunda. Noneho ibyo bikabakomeretsa, bagahora banibaza bati se ubundi jyewe, ubundi I'm not good enough, ntabwo nari sinkwiriye, ibi ntibinkwiriye, ubanza bikuriye bandi, ubundi navuye he, ese aba turavukana, ese ubundi kuki nabayeho, bagahorana ibibazo nk'ibyo. Bene ibyo bibazo rero uko babyibaza niko barushaho kugwiza imbaraga muri bo, ndetse ibyo bigakuza n'impano zabo. Nagira ngo nkubwire ngo burya uyu muntu numubona ari wenyine, cyangwa se ukamubona acecetse, ntuzagire ngo burya aracecetse. Burya mu bwonko bwe haba harimo urusaku, haba harimo urusaku nko mu ruganda rw'ibyuma, kubera ibintu aba arimo gutekereza n'ibyo barimo guhuza, kugira ngo arebe ko byibura ahantu ari haba amahoro, haba ubumwe, ndetse haba n'ibyishimo, abantu bakabaho bishimye, bakabana amahoro yabigizemo uruhare. Akenshi uzasanga bene aba bantu ari nabo igihe kigera bagaharanira impinduka mu bihugu byabo, cyangwa se mu masosiyete agiye atandukanye,
kandi usanga iyo batangiye guharanira impinduka abantu ntabwo babakunda. Bene aba bantu bakundwa n'abantu bake keretse abantu baguruka mu kirere kimwe cyangwa se bashobora kuba bahuje imitekerereze, urwego rwo gutekerezaho cyangwa se kubona ibintu, nubwo buri muntu wese yaba arimo kubibona mu buryo bwe, ariko byibura abantu batekereza cyane nkawe iyo muhuye, byibura nibo bantu mushobora kuba mwagendana. Akenshi aba bantu uzasanga batibona, batiyumva mu miryango yabo itabumva, rimwe na rimwe bakabafata nk'abirasi cyangwa se abantu bananiranye, abantu badashoboka, kubera yuko ibyo baba batekereza iyo babivuze baba bagize umwanya wo kumanuka bakajya ibwina, icyo batekereza bakacyanariza neza, noneho bakakubwira ibintu by'abantu nyine batekereje. Niyo mpamvu njya nkunda kubabwira ngo tekereza umenye, ubeho ubuzima bufite icyerekezo, utagenda mu kigare. Rero abantu badafata umwanya wo gutekereza, bene abo bantu barabanga bakanabarwanya, ndetse bakagira amahirwe, bakagira umugisha iyo bavuye mu karere bavukiyemo cyangwa se akarere abantu babazimo, niho byibura babasha guhura n'abandi bantu bashobora kubashyigikira bakazagera ku nzozi zabo, cyangwa se bakavurwa na bya bikomere, cyangwa se bagakurwa mu nkambi, mu buhungiro bahungiye muri bo, noneho bakongera bakagaruka ibona. Reka mbivuge gutya nk'abasomyi ba Bibiliya, mwibuka muri Bibiliya ahantu havuga ngo i Nazareti nta cyiza cyavayo, igihe bavugaga ku bya Yesu. Yesu barebye ahantu yavukaga, bareba n'ibintu akora, babona birahabanye. Rero ibitangaza byinshi ntabwo yigeze abikorera iwabo ahantu yavukiye, kuko bamupfobyaga mu buryo yavutsemo n'aho yavukiye. Murabizi ukuntu bajya babivuga, bakavuga uburyo avuka mu miryango y'abakene, uko yavutse murabizi, abantu ntabwo babivugaho kimwe, ariko kugira ngo abashe kugaragara uwo ari we, abashe gukora misiyo cyangwa se inshingano ze neza, byamusabye kuva aho yavukiye, noneho ajya ahantu hitwa ngo i Kaperinawumu, hirya y'iwabo niho yahuriye n'abagabo ba Petero, ba Yohana, ba Mariko, bose baragendana, biza kurangira misiyo ye ayirangije neza. Nawe ayirangije neza. Uribuka ko Yesu nawe ntabwo yavugaga amagambo menshi, muzasome mu nkuru ze ari kwa Pilato, ko Pilato yamubajije amusubije, yaramubajije ngo ese koko uri umwana w'Imana? Undi avuga ngo wakabimenyese. Harimo igisubizo gikomeye yamuhaye kitarimo amagambo menshi, ariko ni nkaho yavuze ati uri umwami, ni gute utabasha kureba umwami mugenzi wawe ngo umumenye. Ibyo wenda si byo nshaka kwinjiramo, nashaka kugaragaza uburyo bene aba bantu aho bavuka badakunda kubumva, abantu babamenyereye batabumva, ari nabo basuzugura. Rero kugira ngo ibintu byo babashe kubikora neza, bikunda kuzurira ahandi bakagenda kure, kandi namwe mwese muzabireba. Rero bene aba bantu gutinda kubasobanukirwa bituma bahora bagongana n'abantu. Iyo mutabashije kubasobanukirwa bene aba bantu, bituma murushaho kugenda mugongana, ndetse n'icyo bakanabamariye bikarangira ntacyo babamariye, kubera yuko mutinda mubapfobya, mutinda mubasuzugura, noneho ibyabo aho kugira ngo bafate umwanya wo kubikorera hagati muri mwe, ahubwo bakarwana intambara yo kugira ngo babavemo. Iyo batarabona uburyo rero bwo kuva muri ako gace mwebwe aho muri, baraceceka. Niba ari mu rugo, akaba mu rugo acecetse. Mbere yaravugaga, atarakomereka yaravugaga, ariko kubera yuko ibyo mwagiye mumukorera, uburyo mwagiye mumutwara, byose byagiye bikaba byinshi, byatumye none afata icyemezo cyo guceceka mu bantu, ariko ubundi atababamo. Ntimusangira, ntimuhurira ku meza, kubera yuko iyo muri ku meza amagambo muvuga aramukomeretsa. Hari igihe mutararana, aho kugira ngo murarane akajya kurira nko ku muturanyi, niba wenda ari bwo buryo bushoboka. Ni ukuvuga ngo imirimo ntimukorana, kuko ibyo muba murimo kuvuga byose muba murimo kumujomba. Agakora ibishoboka byose, rero noneho akabahunga, mukajya mukwepana, mukamubura kandi muri kumwe. Yarangiza amagambo ye akayafata, mukayoberwa ngo umuntu abayeho ate, bimeze gute. Urumva icyo akora, wenda yazabona nk'umuntu hirya ubasha kumwumva, ubasha kumutega amatwi, uwo nguwo niwe abwira ibiri mu mutima we byose, niwe ari inshuti ye magara. Noneho niba ari n'igikomere, niwe ubasha kugendana nawe mu rugendo rwo gukira icyo gikomere. Rero kubana n'aba bantu icyo bisaba kubumva, bisaba kububaha, bisaba kubaha agaciro, bisaba
kubaha amahitamo yabo, kuko ni abantu bakunda kwigenga kubera yuko nyine baba barahunze, bumva nta muntu n'umwe ubitayeho, bakunda gukora rero ibintu mu buryo bwabo batagishije inama kandi ntibajya impaka. Iyo umugishije impaka aricecekera. Iyo ushaka gukora ibintu cyangwa se kumuforusa, kumushyiraho igitutu, arabireka akanabivamo rwose, akakwereka ko mutari kumwe, ko n'ubundi ntabwo muba muri kumwe. Bene aba bantu ntabwo bakora ibintu kugira ngo bashimishe abantu, babikora ahubwo kugira ngo bo ubwabo bishime. Iyo agiye mu nshingano azikora nkawe, iyo azivuyemo azivamo nkawe, kuko akora byose kugira ngo anezeze umutima we, anezezwe n'uko yatanze serivisi nziza, anezezwe n'uko ibyo yakoze hari uwo byagiriye umumaro hariya, kandi ntabwo abikora kugira ngo abantu bamushime. Oya, abikora kuko ari ngombwa kandi ntahubuka, akora ibintu yatekereje. Rero impamvu mvuze ngo ubuhungiro cyangwa se inkambi z'ubuhungiro ziba muri twebwe, ni ukugira ngo tubashe kumvana hagati muri twebwe, by'umwihariko mu miryango yacu, tubashe kumvana, tubashe kugendana, tubashe gufashanya, tubashe kubahana, kugira ngo tubashe kugira wa muryango urimo ubumwe, amahoro n'ibyishimo. Intego y'ibi biganiro, yaba icyo kuri Giko Gatatu TV, uruhare rwanjye mu muryango, aho buri muntu wese yisuzuma akareba uruhare mu muryango mwiza, cyangwa se umuryango urimo ibibazo, aho umuntu agomba kubanza kwisuzuma kugira ngo noneho bya bibazo bikemuke, twirinde gatanya, ndetse twirinde n'ingaruka ziba ku bana batabigizemo uruhare igihe habaye gatanya. Bisaba kubitekereza, bisaba gufata uwo mwanya, noneho no muri tekereza umenye, duhuza ibintu bigiye bitandukanye ku buryo ubyumva ugatekereza, wamara gutekereza ugakuramo ikindi kintu gishyashya, mu bwonko bwawe hazamo ikintu gishyashya, bityo ukamenya ngo isanzure ryavuganye nanjye. Ubwo nkoresheje isanzure ku bantu batemera ko Imana ibaho, cyangwa se uvuga ngo Imana yavuganye nanjye, yambwiye iki ngiki, yanyoboye muri ubu buryo, kandi bigatuma ubaho uri umuntu wisobanukiwe. Iyo umaze kwisobanukirwa rero, ibikomere byinshi birakemuka, kuko ntabwo uyoborwa n'urwango, ntuyoborwa n'amatiku, ntuyoborwa n'ishyari. Oya, uba uri umuntu uri authentique, uba uri umuntu w'umugwaneza, uba uri umuntu uyoborwa n'urukundo, uba uri umuntu wifuriza abandi byiza, mbega uri umuntu w'intungane, reka mbivuge gutyo. Kubera yuko igihe urwana iyo ntambara yo kuba mu nkambi, utekereza uburyo uzagaruka mu bantu umeze, utekereza ikintu kizakugarura mu bantu, ukongera kwishimana nabo, ukongera kugendana nabo, ukongera gukorana nabo, nta gasuzuguro kabirimo, nta gucana, nta bugome, nta bugambanyi, byose, mbega abantu babanye neza. Rero ibyo gutekereza, ugutekereza kugira neza abandi, ugutekereza kumvikanisha abandi, niyo ngo inzira waciyemo, kubera ko ibibabaje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntabwo uba wifuza ko undi muntu wayicamo. Bityo rero bikaba byaguhindura umujyanama w'abantu. Bene aba bantu ikintu kibaranga ni uko bakunda gutanga inama. Ahantu baba bamaze igihe batekereza ibyo barwana nabyo, birangira bahindutse abajyanama kandi nzima. Bene aba bantu ntabwo bajya bibeshyera, ni nayo mpamvu budashobora kukubeshya. Ntabwo baba mu buzima bushushanyije. Ubuzima bushushanyije nzabuvugaho ikindi gihe, ariko wenda ngerageje guhinira ahangaha, ndagira ngo ubwire ngo niba uboneka mu mwanya w'abantu bahungiye muri bo ubwabo, bibera mu nkambi z'impunzi, ari impunzi muri bo imbere, uwo ni umwihariko wawe, kandi igihe uzahava uri umuntu muzima. Ndagira ngo ubwire rero nanone, niba uzi umuntu umeze nka gutyo ukunda guceceka, uzirinde kumucira ku iteka no kumurwanya, kubera yuko imbaraga afite muri we ni nyinshi, kandi ibyo akora ntago ahubuka, ahubwo biragusaba kubana nawe, ukamwumva, mukagendana, mugashyigikirana, mugakorana, ubuzima bwanyu mwese bugahinduka, mukabaho abantu, mukaba muri abantu bafitanye ubumwe, mufite amahoro, mufite n'ibyishimo, imiryango yanyu bikaba bimeze gutyo, ndetse n'igihugu kikunguka kuko kiba gifite abantu bazima, abantu bafite amaboko abasha kucyubaka, kandi kucyubaka mbere na mbere bihera mu mitekerereze. Iyo tuvuga rero ngo tekereza umenye, ni uburyo bwo kugira ngo imitekerereze yacu ihinduke, noneho tubone iki gihugu cyacu gikeneye,
tubone icyo imiryango yacu ikeneye, tuba ari icyo dukora kugira ngo tubashe kuba mu gihugu gitekanye, gifite umutekano, gifite iterambere, gifite ubuzima bwiza, aho abantu babana bakundanye, aho abantu babana bafitanye ubumwe, aho abantu babana bishimye. Aha ngaha rero ngira ngo hari ikintu ukuyemo. Fata umwanya wawe rero utekereze, kandi gutekereza kwawe biguhe kumenya biguhe kwisobanukirwa biguhe kubana n'abandi amahoro, mufitanye ubumwe, maze ubuzima twese ngo turyohere. Imana rero ibaha umugisha, kandi Imana ibashoboze, mugire ubuzima bwiza, mugire iterambere muri byose, ariko by'umwihariko icyo nshaka ni uko mwabaho muri abantu bafite amahoro mu mitima, noneho imiryango yanyu, imiryango yacu ikabamo ubumwe, tukabana dufitanye ubumwe, tukaba mu gihugu gifite ubumwe, noneho ubwo bumwe bukaturemera amahoro akatuzanira ibyishimo, noneho tugakora inshingano, tugahana amaserivisi buri muntu wese yifuza kuba yahabwa, akaba ari yaha mugenzi we, noneho ubuzima bukaturyohera mu bihugu byacu. Iyo niyo ntego rero y'ibiganiro ngewe nkora, nicyo ngicyo nifuza, kandi nawe ndumva uramutse ubyifuje ugakora gutyo, ugakora ibyiza, ukigisha n'abandi gukora ibyiza, nta kabuza twazaba muri ubu buzima tunezerewe, kuko buri muntu wese n'igisubizo cya mugenzi we. Imana ibaha umugisha.